ibanga ry'umutima maze igihe kitari gito nibaza ese iyo tuza guhabwa ubushobozi bwo kumenya ibyo abo tubana nabo baduhisha cyangwa se tukagira izindi mbaraga zitwereka amabanga ari mu mitima yabo tubana nabo, hari icyo byari buhindure mu mibanire yacu ya buri munsi? Siko mbitekereza. Umuntu wese agira ubwoba bwo kubaho bitewe n'ibanga ry'umutima agendana. Hari nabo ibanga babitse mu mitima yabo ryababereye igitsikamutima kibakomeza, kinabaha n'icyizere cy'urumuri ahazaza. Siko bimeze njyewe, ntabwo ari ibanga ahubwo ni amabanga nujuje mu mutima wanjye, yabaye nk'urutare nakorejwe n'umuntu ntazi, ndashaka kuyasohora muri njye rimwe ku rindi. Iri ni ibanga ry'umutima wanjye. Itangiro ryo kumenyana kwacu ni amahugurwa yaduhuje. James, umusore waje ari we wenyine utwaye imodoka mu gihe abandi twese twaje twateze amapikipiki, mu ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru mo indani n'udukweto duciye bugufi tw'umweru, yasaga nk'umwana wavukiye ahandi bajya bita mu bisubizo. Gusa ibyo twese ntabwo byari bituraje inshinga, twese twari twitaye ku cyatuzanye aho ngaho. Amahugurwa twarayakoze, tuyarangije badusaba ko twajya mu mwanya wo kuruhuka tugafata n'amafunguro, hanyuma nyuma ya saa sita tugakomeza. Nari ndi kumwe n'abashuti banjye dusanzwe tugendana, twaje kumva niba iyi nshuro inzozi zacu zabimamo, kuko umwe mu bashuti banjye yahoraga ambwira ko afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime ukomeye. Yibazaga niba hari ukuntu imishinga ye bayishyigikira ndetse agatera imbere. Impamvu nakubwiye ko amabanga mfite mu mutima wanjye ari menshi, mbere nari nzi ko kugira ibintu mbika muri njye simbisangiza abandi ari ubutwari, ariko ibyo bintu nyuma y'uko mbitunze muri njye ari byinshi, byazimije n'urumuri ruke nari mfite rwajyaga rumurikira. Twatangiye kurya, mbona James araje yicaye ku meza twicayeho, avuga za ndimi z'amahanga ati hello guys, nabiyungaho. Twamwe tuti ntacyo bidutwaye, cyane cyane ko twabonye ko turi bande bo kwanga kwicarana n'umwana waje yaparitse imodoka twe twaje ku mapikipiki. Twakomeje gufungura, umuntu wese amaso yibutse ku isahani ye. Bidatinze James aranshotora ati nakunze ishati wambaye. Ndamwitegeza ndamubwira urakoze cyane. Ati nitwa James, mwe babita abandi. Mu buzima busanzwe bimwe mu bintu bingora kwivuga biramvuna. Nambwiye ni urakoze cyane James, nanjye izina ryanjye nzarikubwira ubutaha. Arambwira okay, mu gihe boss arambwira izina ryawe ndaba nkwita umuntu udasanzwe. Abashuti banjye twari twicanye barikanga bati kubera iki se umva wamwita umuntu udasanzwe? Ati nahoze ndeba amaso ye ameze nk'amaso abakiriya banjye bambajije ubushize. Arambaza ati musore, ukorera amafaranga angahe mu kwezi ko njye nshobora kuba naguhindura ubuzima? Ntababeshye, umuntu wese uvuza amafaranga mba numva twaba inshuti, kuko amafaranga ni bimwe mu bintu nkunda cyane. Gusa iyo nshuro hari hajemo ijambo abakiriya, byatumye numva nshaka kumenya ibyabo bakiriya. James, abakiriya bawe bakunda amaso ameze nk'aya, abakiriya bawe ni bantu ki? James yarandebye araseka ati umeze nk'aba basore bakiva mu cyaro vuba. Ntabwo uramenya se ko kuri ubu ngubu umuntu ashobora gukorera amafaranga biturutse mu mugisha yahawe n'Imana. Ukuntu uremye, ukuntu ureba, ndabona abakiriya banjye mwakorana kandi rwose wabona amafaranga menshi cyane. Ahubwo niba wumva uri interested, naguha link ukazahura nabo mukiganirira, hanyuma ukara ukuntu nawe watangira akazi. Ntawamenya nyuma y'amezi 3 nawe ushobora kumera nkanjye ukazajya uparika imodoka. Umutima warateye cyane, nibaza ikintu nawe mfite cyamesha uwo mutungo, ntangira kwibaza ibibazo byinshi cyane. Twasubiye mu mahugurwa,
amahugurwa arangiye baradusezerera batubwira ko tugenda tugashyira mu bikorwa ibyo twigishijwe tukazongera guhura nyuma y'iminsi 5. muri njyewe ntabwo ibyo bari kuvuga nari nyibyitayeho, ahubwo umutima wanjye warateraga cyane nkibuka amagambo James yambwiye ati hari ukuntu Imana igiye kurema bigashobora kuba byaguhesha ubutunzi. James yaraje aradusezera aratoza ati se guys mutahaye ngo mbe nabageze imbere ko nge nta kinyirukansa. Abashuti banjye bati no, twe turashaka gutaha n'amaguru, dufite ibintu byinshi dushaka kuganira. Ariko njyewe kuko nari namaze kugira inyota yo kumenya ibirenze kuri abo baherwe n'abo bakire babakiriya ba James, nawe njye nta kibazo ndumva ndwaye n'umutwe wangeza mu rugo. Ninjiye mu modoka, iyi modoka yari igikoko, ntago numvaga ko umusore tungana ushobora gutunga imodoka ingana gutya. Turagenda, twagiye nta muntu n'umwe uri kuvugisha undi. Ndi kwibaza mu mutima ni ese iki cyaba ari cyo gihe cyanjye cyo gukira? Mu gihe nkiri kwibaza ibyo bibazo byinshi, James yarambwiye ati wow, ati ufite n'intoki nziza. Muri njye ntangira kwibaza ese umusore ubwira umusore mugenzi we ko afite intoki nziza ibi byo byaje ryari? Ndamwira urakoze cyane. Arambwira ati okay, wambwiye ko udashaka kumbwira uko witwa, ariko akira izi nimero uze kuzihamagara nugera mu rugo, ni nayo nimero akoresha kuri WhatsApp. Umubwire ko uri inshuti ya James, ibindi muraza kuvugana, ibyaza kukubwira nuza kumva wabishobora, muraganira arebe ukuntu yagushyira muri business, yamaye business card. Gusa nimbabwira amazina yari yanditse kuri business card muraza gutungurwa. Iyi business card yari yanditseho Umutoni Ladus. Hari umwana w'inshuti yanjye twiganye mu wa 3 secondaire, twari inshuti ku rwego yari azi amazina y'ababyeyi banjye bombi, nanjye nzi amazina y'ababyeyi be bombi. Izina Umutoni Ladus ndaryibuka nk'uwarimenye mu gitondo. Jean-Marie, mama witwa Umutoni Ladus. Hari n'igihe yigeze ambwira ko mama akora business nyinshi cyane ngo kandi abona amafaranga menshi. Jean-Marie ndi kukubwira ni inshuti yanjye magara, twararanye ku gitanda imyaka 3 aho twigaga mu mashuri yisumbuye. Ndabyibuka neza ko mama we yambwiye ko yitwa Umutoni Ladus. Ibyo ntago nabigize impamvu, ngiye cyari kindi mu mutwe ndashaka guhura n'uyu mu partner cyangwa se uyu mu client, numva akazi ari bume kari bumpesha amafaranga nanjye ngakira. Ibyo nibyo byonyine nari mfite mu bitekerezo. Gusa ibyo nabyo nabitekerejeho cyane cyane bitewe n'ubushuti nari mfitanye na Jean-Marie. Gusa Jean-Marie muheruka turangiza wa 3 secondaire twese tuburana. James yangejeje mu rugo arambwira ati turi kumwe inshuti yanjye, kandi ako gakarita nguhaye iyo nimero uyifate nk'urufunguzo rw'ubutunzi. Akunda abahungu bavuga biyoroheje, nimuganira uze kumuvugisha wiyoroheje, hanyuma ndabizi ntabwo muri bonaniranwe, n'ejo dushobora guhura nshimira ko wamaze kubona ahantu ugiye kuzajya uvoma amazi yo kwinywera mu gihe ufite icyaka. Ambwiye urakoze cyane, Imana ikurinde. Ati Imana ikurinde? Atuzi ko akajama gashobora kuba ari n'akarokore? Ndabwira ya ngenda umurokore ariko nta byadanje. Ati sawa bye. Nasezeranye na James gutyo njya mu rugo nkora imirimo yanjye nagombaga gukora, mfata ifunguro rya nimugoroba, ndangije nsubira mu byo twari twigishijwe mu mahugurwa twiriwemo. Ariko umutima wanjye ndi kubara mvuga ntegereje ko 9:30 zigera nkahita mpamagara ino nimero. 9:30 yarageze, nandikira Ladus kuri WhatsApp. Ndamwandikira ndambwira ni mwiriwe. Gusa ikintu gitangaje, nta n'amasegonda 2 yatambutsemo yahise ansubiza. Yarameze nk'umuntu wari unyiteguye. Arambwira ati wiriwe umuhungu mwiza, ko watinze kunyandikira? Ndikanga. Ndamaza bari babikubwiye se ko ndi bukwandikire? Ati hoya ntago bari babimbwiye, ubwo ntumbaza ko mbivuze. Ati umeze ute se, urinde kunyandikiye? Mu buzima busanzwe wandikiye umuntu udasanzwe ufite nimero yawe, ni wowe ufite amagambo menshi uri muri isobanura, ariko Ladus yari arimo arandusha umuvuduko. Ndabwira ni nimero yawe nayihawe na James, yari yambwiye ko
hari uburyo mushobora kuba mwamfasha ngakira. Ladusa araseka ati none se musore wizera ko ufite imbaraga zaguhesha gukira? Ndamusubiza ni byaterwa n'akazi naba ngiye gukora kariko, gusa ntababeshye mabuja, imbaraga zo ndazifite. Ladusa ati winyita mabuja, nyita Ladu. Ladu iryo zina numvaga ari ubwa mbere ndyumvishe riri bunangure, ariko nk'umuntu wari ufite amaco y'inda kandi nshaka akazi nkabona amafaranga, ndabwira ni nta kibazo Ladu, mwambwira none akazi mwama kugira ngo nanjye ndebe ko nakira nkamera nka James. Ladusa yarambwiye ati biroroshye, jya mu cyumba cyawe wenyine wifungirane ubundi dukomeze tuvugane. Ndabizi ufite amatsiko yo kumenya ikintu yaragiye kunsaba gukora. Nageze mu cyumba arambwira ati ngiye kuguhamagara video call kandi uze kunyemerera ugabanya amasoni kuko ibintu tugiye kuganira ni ibintu byahindura ubuzima bwawe. Video call nari nsanzwe nzikora kenshi n'amagroupe n'abashuti banjye, ndabwira nta kibazo. Yarampamagaye nyimukubita amaso, yari umuntu nduta pe, yari umubyeyi, gusa ukuntu yari yambaye byari biteye isoni. Yari yambaye akenda k'imbere gahisha igituza cye, hasi akenyeye akantu kameze nk'agasume. Arambwira ati musore ndashaka ukuremo imyenda yawe yose wambaye hanyuma nkubwira akazi ugiye kujya ukora. Ibyo bintu byarankanze, ako kanya mpita ndakupa. Ngikupa arongera arampamagara, ndongera ndamukupa, arongera arampamagara. Abonye ntari kumwitaba ubutumwa buvuga ngo niba ushaka gukira ugomba kubanza ukavugana nanjye nkakwizera. Ibanga ry'umutima. Maze igihe kitari gito nibaza, ese iyo tuza guhabwa ubushobozi bwo kumenya ibyo abo tubana nabo baduhisha, cyangwa se tukagira izindi mbaraga zitwereka amabanga ari mu mitima yabo tubana nabo, hari icyo byari bihindure mu mibanire yacu ya buri munsi? Siko mbitekereza. Umuntu wese agira ubwoba bwo kubaho bitewe n'ibanga ry'umutima agendana. Hari nabo ibanga babitse mu mitima yabo ryababereye igitsikamutima kibakomeza, kinabaha n'icyizere cy'urumuri ahazaza. Siko bimeze njyewe, ntabwo ari ibanga ahubwo ni amabanga nujuje mu mutima wanjye, yabaye nk'urutare nakorejwe n'umuntu ntazi, ndashaka kuyasohora muri njye rimwe ku rindi. Iri ni ibanga ry'umutima wanjye.